rero inshuti bakunzi bakadasohoka umurage w'umuco n'amateka mukunda gukurikira Kubwiriza TV turabaramukije kandi murabe igiciro gikomeye nkuko mubimenyereye rero ntabwo tujya kure y'inka niyo mpamvu uyu munsi nanone tugiye kongera gutaramana n'abatahira kabuhariwe mwe muramumenyereye mumaze kumubona kenshi hanyuma wa kabiri rero tugiye gutaramana n'ubwa mbere mugiye gutaramana Kubwiriza TV ariko icyo nzi cyo muranyuma nagira ngo buri wese nawe abibwire nanjye mbanje kubasuhuza ngena mbasuhuze kandi turabakunda cyane abonye mudukurikira rwose ibyo twakeneye byose byarabashimishije nanjye nitwa Abarambye Stanislas nongera kwivuga ko amoka mu karere ka Nyamagabe umurenge wa Kibumbwe akagari ka Gakanka umudugudu wa Kera ndabasuhuje cyane murakoze nanjye nitwa Hingabugabo Gaspard nagiriwe ubuntu bwo gutaramana namwe Kubwiriza TV burya umugabo asamba bahakubita umwotso nabyifuje kera none birabaye ubwo rero nishimiye iki gitaramo tugiye gutaramana murakoze cyane nanjye rero nk'ibisanzwe Kanyandiko Jean Pierre nkaba ndi umukunzi wanyu wakadasohoka kandi ntaho Kubwiriza TV rutazagera kugira ngo rubagerere kubo mwifuza gutaramana ndizera ko uyu munsi muri bunyurwe n'igitaramo cyiza mugiye kugezwaho n'abataramye bakaba batangira babahana turishimye turanezerewe icyambere gitumye rero twicaye ahangaha muri uru ruganiriro rwiza muri uru rugo rugwije imbaga bazita ngo ni interanyabagabo ngo zacyamatare zokotse mu bicu hejuru ngo zikura imbishya ku mutima zigatera imbere ibiri ku mubiri agatsinda n'uwazitunze atagira ubwoko wamunenaga akamutura umugeni cyane rwose izo tugiye gutaramaho rero n'izabihembe zabiheko bizima iz'amabere angana ingoma izerera abana zikunganira ba nyina nagira ngo rero tutabisha amagambo tubanze turishotore bishime hanyuma nitumara kuzicyura nitumara kuzakira turongera tuganire tubabwire inka kandi agatsinda turazigira n'abavandimwe bacu nibyo ubundi rero mu muco nyarwanda umuntu iyo aguhaye inka abagukunda cyane ni nko kwipfura kwe ku muzuru nibyo niko bimeze burya niko bisa kandi ubundi burya umuntu ahunda imodoka akamuha inzu yemwe akamuha byinshi ariko akirahira ati yampaye inka runaka nta muntu n'umwe ndumva avuga ngo yampaye imodoka runaka nanjye ntawe ndumva yampaye imodoka Kanyandiko cyangwa yampaye inzu Gaspard yampaye ahubwo muri ngo n'amafaranga ngo iyo yatanze arashira ariko iyo utanze inka ziragwira ntabwo inka zijya zigabanuka kubera ko wazitanze buryo buzihinze yego niyo umwami yazirarira akaja inka ni ikintu gikomeye inka mu muco nyarwanda ho ni umwihariko iyo uvuze umuco w'umunyarwanda ubwo inka igomba kuza uturango tw'ingenzi turanga umuco nyarwanda na kera na kare n'iri terambere twita iterambere ritaraza inka cyari ikimenyetso gikomeye cyane kigaragaza urukundo inka waguhaga iyo umuntu yakundaga umuntu cyabigaragazaga cyane no kumuha inka ntabwo yamuhaga igikingi niyo yakimuhaga yabanzaga kumuha inka zizakiragira abageni nta kindi kintu baguranwaga ntabwo baguranwaga inka yari byose ku munyarwanda ugiye mu mvugiro y'inka kurekera no gushora kure yego
noneho wajya mu mvugiro bya bindi mu ndimi z'amahanga bita context, byajya mu mvugiro ijyanye no kurasa, bikaba kurekera no kurekura umwambi. Ni ibintu bitandukanye rero biterwa n'imvugiro wabivuzemo. Yego, twavuga ko ari harya babyita impuzanyito. Ni impuzanyito. Babyita mu kinyarwanda babyita imvugwa kimwe. Yego. Reka tuvuge uko umuntu yatungaga inka, uko yabonaga inka. Hari inkwano washoboraga kuba warakosheje umukobwa wawe, ari nazo zitwaga inka z'imbata. Hari inka y'umuheto. Inka y'umuheto ni ukuvuga iyo ingabo zatabaraga, ubundi hagendaga ingabo zigiye kurwana, ibitsimbanyi bizatunga ingabo n'abakoni bazanyaga inka. Noneho bazazirongora. Noneho iyo urugamba rero rwarangiraga, habaga kugabira buri bantu bose bagiye ku rugamba. Ni ukuvuga ibitsimbanyi byaragabirwaga, abakoni bakagabirwa, ingabo zikagabirwa, abacuzi bakagabirwa. Noneho izo ngabane rero yitwaga inka y'umuheto. Umuheto w'ibunaka mu rugamba rwabereye aha ngaha. Hakaba rero noneho iyo izo barangizaga, habagaho inka yitwaga inka y'ubumanzi, izagabana uwahize abandi, indashyikirwa muri urwo rugamba. Babaga bose ari indashyikirwa, ariko mu ndashyikirwa burya hashoboraga kuba indashyikirwa. Baravuga ngo no mu nyambo habamo inyamibwa. Ngo no mu nyambo habamo inyamibwa. Batoraga rero mu mitwe y'ingabo yose yatabaye aho ngaho, bagatoramo inyamibwa. Nko mu gitero cy'imbungiramihigo cyagiye kwa Makombe, ubwo ni ku ngoma ya Rwogera, uwitwa Munyinya Bahara niwe wagabanye inka y'ubumanzi. Kubera ko bavuze amacumu, noneho haba kuburana inka y'ubumanzi. Buri wese wumvaga yarushije abandi yazaga kuvuga ati nigiye wikwiye. Habanje uwitwa Sayinzoga ya Semarora aravuga ati nigiye nyikwiye. Ati mwabyibuka ko mwabyivugiye ngo umuntu urasa uriya wari wambaye insita azagabana inka y'ubumanzi. Ati rero murabyumva ko ari giye uyikwiye. Niwe wamurashe. Ati murabizi ko ari giye wamurashe, ubwo rero nigiye nyikwiye. Undi ati reka. Ati ibyo nawe urabyumva ko rukogeza urugamba. Ati ubwo iyo umurasa ugahuka. Ati ahubwo nigiye uyikwiye kubera ko ari giyewe wateye icumu Makombe ari mu ngobyi, hanyuma abahetsi be bakamushyira hasi nkatuma yigenza mu gihugu cye. Yarirukanse agenda n'amaguru, abahetsi bamushyira hasi kandi umwami atakigenje. Ati jewe rero watumye Makombe yigenza mu gihugu cye, numva inka y'ubumanzi ari iyanjye. Undi aramubwira ati rero ati nawe urabyumva ko ibyo nawe bitaguhesha inka y'ubumanzi. Ati inka y'ubumanzi ni iyanjye, ndumva ari ruzirabwoba. Ati jewe wagarukiye Munyinya gatatu. Ati iyo ntahaba Munyinya aba yaragiye. Munyinya rero ati kuko murabyumva ko ruzirabwoba arabarusha mwese. Ati ariko ari we wangarukiye, ari nkanjye yagarukiraga, murumva warushije undi n'irindi. Ati ese njya gukomereka imbere yanyu suko nari mbari imbere. Ati inka y'ubumanzi ni iyanjye. Umwami Rwogera aca urubanza avuga ko koko Munyinya wakomeretse imbere y'abandi ari wo inka y'ubumanzi. Agabana rero inka y'ubumanzi gutyo, igabana Munyinya Bahara. Ubwo hanyuma indi nka rero twavuga habaga n'inka y'ubugwari yitwaga inka y'imirimbi. Wahunze urugamba wabaye inka y'imirimbi, tutifuriza ko hazagira uyigabana. Hakaba rero n'inka y'ineza, inka y'ineza, inka y'urukundo. Buriya inka ubuzima bwose bw'umuntu, mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu, inka yazagamo ikagira uko yitwa. Iyo hari n'inka bitaga inka y'umuriro. Yego, inka y'umuriro ni ya nka yahabwaga umuntu kubera ikibazo yagize. Yego, wenda umwami yamurariye. Yego, iyo mvuga umwami abantu bakurikira kugira ngo barabyumva. Wenda hari umuze yego, wazijemo zigahona,
ntizigire n'imponoke. Iyo yashumbushwaga rero, inka yashumbushwaga, ikibazo cyaje kikamunyaga kikagenda amarabira gutyo, yaba icyorezo yaba umwami wo hejuru. Iyo izo nka yahabwaga yabaga ari inka y'umuriro cyangwa inka z'umuriro. Inka rero urumva ko zabaga mu buzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda. Utararengaho reka tugire n'imvugo dukosora. Ujya kumva mu bukwe ukumva umuntu akoze ikosa rikomeye ngo mufite inka ngo cyangwa nigire. Iriya ni inka ikomeye, ni inka iruta izindi, yitwa indinganire. Hari uwayise ngo ni indinganire, ngo yandinganije n'abandi utaga cyane. Rero ziriya nka ni inka ikomeye, inka y'umuriro ni inka ikomeye. Ndavuga izo Rwizihira mfukira uhumuriza mfura agabira abadatunze. Cyane rwose. Ni inka ikomeye, ni inka yo kubahwa. Uriya nta kosa. Nkeka ko abantu batebya bavuga bati ese umutunzi cyangwa ntiyagire umworozi. Hariya ngewe ku bwanjye mba numva barengereye, kuko utunga waroroye. Yego, nta n'utunga ibyo atorora. Utazi korora ntiwanatunga. No mu mvugo za none ntabwo bavuga minisiteri y'ubuhinzi n'ubutunzi, minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi, kandi zirahari. U Rwanda rufite inka. Rero mba numva ku bwanjye mba numva abanyumva wenda nenga bambabarire, ariko mba numva umuntu atakavuze gutyo cyane, kuko nta worora izo adatunze, nta n'undi adatunga izo atorora. Izo woroye uzitunze, n'izo utunze uzoroye cyane. Utazi korora ntiwatunga. Ntabwo watunga. Ntabwo umuti utari kure, ntabwo wafata imbuto ugenda uzijugunye muri kiriya gisambu zizamera utahahinze. Ubwo rero inka nazo bisaba kuba uzi kuzitaho, ukazivura, ukazimenyera ubwatsi, ibyangombwa byose zikabibona. Niko korora ni nako gutunga. Yego. Ubwo rero iyo iyindi twongeyeho ni iy'umuriro. Ubwo ni ukuvuga tubonye inka y'umuriro, inka y'ineza, inka y'umuheto, inka y'ubumanzi, n'inka y'imirindi. N'inka y'imirindi. Hanyuma rero ituraje iyo inka y'imirindi tutifuza kugabana nta n'uwo tuyifuriza. Turabifuriza inka y'ubumanzi, turabifuriza inka y'umuheto, turabifuriza n'inka y'ineza, ari nayo twaje gutaramira inka y'ineza. Hanyuma n'ikindi nifuza gukosora, bavuga ngo abashumbuka abantu bakarakara, ngo ntabwo ndi umushumba. Nabyo ni ukutamenya. Abarakara ntabwo bazi abashumba icyo ari cyo. Yego. Abatahe icyo ari cyo. Wenda akanya kabonetse, ibyo nabyo wenda byazaganirwaho. Ariko umuntu ashumba nta wungeri. Yego. Nta wungeri. Sinzi impamvu rero umushumba kibi ni ukuba umushumba uzimiza. Yego. Cyangwa uzigobera ku gasozi. Ubwoba nawe bafite shebuja mubi. Umushumba utazimiza burya sinzi impamvu babyanga. Ntacyo biba bitwaye burya. Yagenda umushumba rwose. Ndanarikunda, ari nazina n'izina nkunda cyane. Ni izina ryiza cyane, ni izina mwiyitiwe n'umwami. Kirima Rugwe yaravuze ngo niwe yabagabiye umwezo, yagabiye abashumba umwezo w'abashumba. Ati inka ntizajya ibyara, ati inyana izajya yeza, umushumba yeze, nyir'inka abone kuyima. Ubwo rero izina mwiyitiwe n'umwami, numva ari izina ryo kubahwa n'agaciro kayo. Ngo yarababwiye ngo nibamusabe ikintu bashaka, baramubwira ati nyagasani tufate turaziragira, tukazikenura, tukazibangurira, zabyara bene zo bakazitwara. Ati rero nciye iteka, inka ntizajya ibyara, inyana izajya yeza, umushumba yeze, nyir'inka abone kuyima. Ati kandi nibaza umushumba nazajya asanga inzoga iteretse, bajye babanza umushumba. Cyane ko badaca urubanza.
bakwiye kumubanza akazisubiramo akajya kuzikenura atanonesha. nagira ngo rero tujye mu mahamba zicyura. cyami nka cyamende cyami nyumva nakungura ingendo cyami umugeni cyanjyaniraga none cyami bihogo nahora kwiriba darangabira ruhira mu ruhinga rwa giharanga birota urugamba mu rugarama rwa Remera igisozi gishya impinga bakiragiye amabega tongera uvuge ngo bimwe yicabaga amahumbi ikaremya abagabo ikaremereza n'abari mu ruhinga yanze gukamwa n'abana ngo iragomba abagabo yanga batutira batongana ngo ntibaturane yaraye yanze kuryamira ikimero ngo batayibona ikibera igasanga yangera umuganga biracumitisha amatwi amahembe agakeba imanzi imana y'inka igahumuriza ubukombe reganura yose ruhimbana wazibanye urugangazi twigira mu bidudu hariya mu biryama abashumbi bitaramira amahagaze na mukingi regadara ibihongore by'inyana byagwiriye Ewe impagazi y'abahamagaza ingoma ikitaba n'ingoga nkunda ko ari mu kwezi kubanduye abashumba bakayibwirwa n'umwuma kurya gikundira izuru rishaye umuyonga ikagira n'ibinwa bibasha urugomero niyo ndaje mu rugo ndeba mu nzu indaza butunda ntabuze ikirago niyo yanteye kugisha ntabiraranye nkunda kurera abana ikunganira abanyina dore ubwatsi bunyura inka nubwo amahindura ubukama menshi nubwo amanziranzira inzira itabona nk'umugongo wa mugakanka waba rusengamihe yanyibutsa we nkunda ko wibukijwe umushumba guhanagura no guhindura burya nkunda inyamamare ikamama kikimakara ikamwe yose akaruta amasabano niyo yabyaye nyehe zibyara nka nyina zibyara na ruterwure na rutarimbana ibinyoma yewe inyambo zitashye mu birori ngwino kwezi ntumpendura ijoro nyabara ntunyobagize uranyobora inzira igana ibungo na gihara yumva unyoboreye mukindi nigiriye ku mukingo wa Nyaruguru dore umugegeza ngo wangambe yibera mu ngoma kigoma n'amanjye yera kigimba igatunga ibibondi ndema rugamba igatunga abashumba burya nkunda intaha nashyaka imikaragira nyabizina amabuye agatutubikana iraya yambutse Nyabugogo ubugondo burayisa rudahumira induru rwandima ingaha y'urwoge bamubambarangwe rugo ruhinda ingoga n'ingaje uburyo ingabo turazirya dore akana karamanyama kandi karamaguru karaburanze ndaburagira nkunda ko kabundangiye kure kwa basasi yo basasira inyana impagazi zikarambye mushumba uri mu rwimiro rw'amakombe uramenya ntuzimire rutamu rw'amasimbi mushiki w'inka ziri mwiriwa ku murinzi mwana wa mama na mabuja ntugire intimba ntugire agahinda dore impinga yabyaye mpabuka dore nkunda umugeri w'inka rwirahira umusubiza wayo umesa nkombe ko umugeri w'inka rwirahira umusubiza wayo umesa nkombe dore burya nkunda bibero bya mutari mu mutindi yabonye agatangara ati mbonye ishyano namuhere yamushubije ngo si ishyano nirumara gishyika dore rumaramwa agahubwa ibana na ngabo joro rya rurangwa ikabana na nyamubere naho rudacumbagirana ubwoba ikanganya ibizigira n'ubukombe mwahizi warira inyana wahira mu mubande wa ruguru wahira urukuyu wahira n'urukoko rumwe rukuze inyana amabondo uraba wumva se mirindi ya rwigura-njongo tumva mwana wa mama kandi wa mawe uramenye ntuzabangurire kuri ruhogo rwa murahirara mu bizi uzabangurire ku rweza amahembe rwa rugina burya rwemayirarira mu biheko bizima ngera nihaga ndataha ridahaga ndararana na murima ngabo aruhuta ijoro rikaniha
daranga barayihoranye umutani tabarukana umutabuza ari hariya mu mataba ya Kibyagira zabihembe zabiheko zabitwa ibiremishakwe zirabona uwasibye ngo yasiganye uwashaje ngo yazirambiwe naho wavutse we ngo ntiyagiha ngo ziragomba amazi y'abasore burya abasaza bakururira kunda zabihembe zabiheko zabizuru by'imivuba zamaberaga n'ingoma zabonye wisize ngo yazisiganiye zibonye abambaye ibirere ngo zibonye umushotsi zabonye wavutse ngo zibonye umuvunyi ingabo reka mbaburi hama n'amajyembye ubukije ubukombe ryangombe rya Rutebezambuga zirimo rutarimba n'umugayo burya umugambi kunda kugenda igira urugari rimbana ku rugendo ikagira n'urundi rimbana ku ishyamba urundi n'urw'ababyeyi ikagira n'iyayo agahiza kamwe kamara ababyeyi agahinda imbeho igashyira mu myugariro naho impungu ikimuka mu gisabo zazabana muzacu ntiyamuzana ahubwo n'umuziranenge ya gihana nyamihana yarayumvise imburinzi ihinda imyugariro uruhongore rw'inyana ruhinda amagaju imwe y'amahembe yaraburya bayita rwigema y'amasimbi ku mugongo ikaba rusenamihi simugomwa wenda yiba mu mwambara ngo ikidedere kaba mu beza ruhira garanyura amacumu nayiba mu bakigaza rikigaza buryama ikaba mu ngaragaza beguru bikabambaye ikambere urwirungu rw'imbavu ndende rwaje ruvuza ingereri nk'inzogera za Nyabirungu zirimo impenyuza zirimo impenyuza mucyo barivugiye yari amahamba mu kagira ni ukuri ijwi ryiza amabango meza hari iyo wavuze watumye umwana ngo yahire urukuyu n'urukoko rukoze nyaraho Gaspard nawe abuza kubangurira ngo kuri urugo rwa Murara irara mu buzima tumaze kumva rero amahamba acyura inka kera hari umuntu ngo yagize ibyago noneho undi aramubwira ati zizagushiraho yapfushije inka undi aramubwira ati zizagushiraho undi atese kubera iki aramubwira ati wowe kubera iki izawe zitagushiraho undi ati zanjye ntizanshiraho ati kuko naragabye nagabiye kanaka ngabira kanaka uyu munsi nubwo umwami wo hejuru yandarira mu gitondo nabyuka ziryamiye imyugariro buriya iyo ugabye nubwo umwami wo hejuru yakurarira abo wagabiye bose buri wese azana ebyiri undi akazana eshatu undi akazana enye bazirikana iyo neza kugabana ni byiza gutanga ni byiza kugabana bikarusha ariko gutanga ni umugisha nagira ngo rero nyuma yo kuvuga amahamba yo kuzicyura yo kuzakira ubundi amahamba acyura inka bikaba guteguza abakamisha kugira ngo baze gusanganira icya kabiri no gukangura igicaniro icya gatatu no gutegura inkongoro zikamira nagira ngo rero noneho twinjire nyuma y'amahamba Gaspard na Star nyuma y'amahamba muduhishiye iki turabaha amazina y'inka mbere yuko muyaduha amazina y'inka kubera iki amazina y'inka ni atandukanira hehe n'amahamba amazina y'inka mu buryo bwumvikana ku buryo bworoshye ni nk'ibyivugo by'inka ni ubuvanganzo bufite isura nk'iy'ibyivugo ibisingizo ikavuga aho yateye ikavuga ukuntu yayigize ikavuga ukuntu yagize yakoze yirengeje
agatahira abo muri aha n'aha yagize gutya ibintu nk'ibyo ngibyo. nagira ngo rero twanzike n'amazina ye. ntabwo mvuga inka n'iciro bigeze ko nkaho iyo bigeze ku byivugo byazo murabihagurukira. niyo naba ncumbagira ubanza hari imbago nayijugunya nkacumbagiza kamwe. Nababwira ruti rukaraga impunzi rwa mugabo wa ndende intwari y'ingoga muri za rubandangiriro n'imburu y'izogeye. Zirimo nyarubuga yaseruka buri imfizi y'igikaka ubwo bayumva mwikobe n'itizi nk'ubukana. Icumi kondera amarere bari kwikiye mu kigena bari kwikira babikirire n'icyuma cyabakomeye. N'abahanga batimbuga n'imberera barazikaza nibwo yagwirya rutikanga ibyikoranye mu nziza umuririmbyi agenda imbere. Urwo rugubambiye umurambi turagaye mu marembo n'amutara mu bihogo. Izindi imbere rudahinyuka icumu ryahiza kuri hamwe. Umwana badahakane nkubira muhongera mujya muhuriramo imberera ziramuhanda umuhondo uza gusohoka hera mu isibo y'inyambenge rugo imweserezaho. Ababa baramusigana batura bamuhize utagisamba akaba yisaguye iminaga mu irasaniro ry'inkuba. Intwari yamucuze inkombe n'inkundu bakazabika. Iyo nirwirahiye ikaza inyirane rwa nkubiti ya rusakiza impatura abahizi zigomba. Imbwa zageze mu rugerero inkuba zose zitirirwa zitandukanye mashyo zateraniye mu mihigo. Bambwiye ko ziruta ibihogo sinatengushye intumwa mpimbarwa n'inganzo nigaba mu nziza. Bageze mu karage saza umwami atetse umwongerera zisohora zimuhimba turetse zose inkoni imbanzi y'ikibumbwe. N'ikirezi mu nyambo yambaye amaribora y'iteko mu kibibi. Si ugukabya kumwisi inyamibwira ziruta. Nimureka kuzica urubanza muzituruka ku isonga dore siba yazirakomeye. Ubwo haza amakombe n'iyesa mu nduru n'isatana ndirima. Nibashyiraho ndeba unyurwe uraza ntare za mutara mwisi agize impatura abahizi. Zabambinye imihana y'abaturuhunda bazinduka basiganwa bajya kureba intega hezwa n'abahomera n'intara zishimiye umugereka. Umwongera w'amanda zimusumbira intaranga n'imbogamizi. Nibwo ninginze impatura abahizi ngo zimureka sindagira atararinda gusarura ngo zishaka amaguru azamugeza isoko. Ntabwo gisakirana n'intamba. Nubwo nazo mukino yose ngwago. Mwara muzira kugishira imuboneza mu gihombera ari kwicira neza mu rukorera ndahera. Bakanyirwe na mehene wasanzwe bacurira impatura abahizi. Byamuciyemo icyuho bamaraso aracurana umuvumo mperamo n'umuvumba ryiza niye. Yamusanze ari impamve ryemera ko rihaze. Byamusanga mu isoko rimushoka umurumango abiva mu ry'urwo ruti. Nuko ubwo mu bihogo baratinya. Mbonye batagaranye nimurekere umwihare nta kundi guhamba dore guhindisha. Dore cyayi nkaze bahora. Nuko urate kigarama. Kandi muturanya n'inkiko. Iyo ni mukeze ntayegayizwa. Inka zituzi inkubi. Namwe mugera uzima. Umere nk'abanyaruguru. Inka z'abategetsi ibisigo ntibagisiganira umurambi. Uhira amazi nimugoroba ariwo mazi y'abanyagisumbu. Mworoshye kuvuza akabo. Mudashoza imparabara. Mu mbaga y'impatura abahizi. Mukagabiza imihahembo. Muzi imbaraga zihora. Zahitaga. Muragahora nyuma. Ndagasita. Zakiri. Bahamagaje rwiraherekane ke impunzi nkuba zibungira impambaro rwa mirindeze mpabuke mfizi impeta z'umurambi yagize inkiko imbuga y'urupeti kabanza h'imihigo iteraniye kamenera ishongore z'umutaka rikarata mu makombe n'amati gataha mu ngoro y'intwari. Intare zihwanije imbaraga n'urugamba rweze murambi namara abayambitse imanzi namariza kwiye nyir'ingoma namarere y'inyana z'ingeri n'inkiko yabo muri goga n'indi zikwiye runyuraga umwami w'izihinya rubuga umutendetse imbere y'abagabo. Imana yamuremye ari umugabo w'umugira urwego badashyikira rutoberana agasanga nk'ikijyanga bene yuko bategeka bumva inkataza kurekera cyo mu giterane cy'abakwiye ryaje buryo bw'ingeri idashira. Hari umwana w'abashakamba ashoreje iminyago aba yafashe imirongo amaze kwigarurira intebe impundu zakwiye mu Rwanda inyambo zashoye amahembe ngo zahuriranye n'imyina z'inganzo y'umuhondo yakunda umwami yaza zidakumbuye. Mazizi bamurwimira abakinzi n'umukurira waruke banduriye uroho Sezari ndamutsa nawe ukarona ingabo y'isonga ntawakubwira inyamusozi uroriye sa mu mpambara zitangurana wakubwira inkuru zonyira zikika impandirwa mihigo ikabana na ruzinda mugabo ngo bazikuranwaho mu mihigo rwa miharo ya ruhonamugabo inyamibwira akazwa n'induru yamara kumva umugabo atanze ikabuza ndembera gusimbira zikaganaguraye mu ntaboneye mu ngabo y'urwego zikayatwara zitagira impuhwe zikayatondera imbuga y'imbabacuzi bajyabye impundasi zikabuza amapfizi y'imwima zikayakubitaho inkubiri zikihuta zivuna inkiko zikivugira iyo zataye zikayagoza ayandi mashyo zibavuye amacumu y'ikiramo zikayahamya ntagere hasi zikayatera atembura inyuma zikaba zita ingabo z'uruguru zikaba inzoga y'inanira amasuka ihora zibimurira harugumye ikitwa ishayisha amakuza n'isiri bikwerere by'umurambi n'inkuba zitaramara imurira n'ingabo zihamije ibirindiro n'ibara rirangije kwera no guca ku gisuka n'imbere urwabo rw'abavugirizi
rwazi ndamutizana n'igihumurizo nyirazo nyama twicara bamarura ndingira aho ziturukamo n'abahinda abanyanzogera inkoma ziburira mu mugongo inkoni bazurukiriza rimwe izi nyarunga ziyisegamire barahindukiza nyampatsi imiheha itemba mu rwambaro abandi bagaruka muri rindiro bazamura n'inyamibwa nayo kigali cya mwene zisumba isata yo mu gicu imaze kugaragara aho ruremye baremye rubanda bose n'abarebe inkazi zombi zokingira imisozi habereye amazi ntizakirwa z'ubuhereza bw'ibibageze inyamibwa z'ikibaga amacumu mu matora bene mparaga wayatindukane y'ibiti nibwo akubitiye abanzi cy'umuri nigira mu rugerero ngo iryitwazo gishongore ntishobokera abanyabihogo akubitiriye asharangana inzira beta ziganira zo guhunga iri hasi mu ngabo y'imfurusi urugo rw'izogeye rurayabaza akubitire kamanci umuryo uruti rwumiye izuba rimwe agiye kuri iyi hayi bibanza kuvuga ikizare maze ati ryitwaze ntirinenganya imenya rijyanywe n'ingabo y'imbere zimaze kwegeranya imegere kazambika inkuba yo mu muhanda kandi n'uwo muhanga ije ko umugabo abiyizi zirasuka inkomanga ari kirasije buryo abanyazogererwa inyambo zibahuriza ahende ku bamwe zibatanya n'urugo abandi zibahambana uruguma intumbi zibangeshi mu rungu induru zirakora bunini impundu barazibisanganiza iminyago ihurira ku mugabo n'inzira zirahasesekara zohereza uwahurira imfizi zisigara zihanagura inkindi zibakorera ingendo mu mbuga n'umwashebuye kora nazo ziteguye na nyir'urwanda bakomboza urwamo rw'impeta ntizakerererwa mu nzu inyamara n'abarangambere inkuru ibwami zihagondera inkera umwirinda gukoma ishako zikivugira amacumu maze yatumye ndemera z'ibinyamibwa ikitwishahisha amafumu murakabyara bagahonga abagabo uyo nkari inyamibwa ni mugabo w'igemo aho batinya ngabo zishinze imyato y'ingogero utemetse mu kanwa mpabuka impanga z'amihigo y'umuzima inuru ntiyumagwe tuzi n'ikibutaha mu rwabo rwabo rusanganira impeta ikabashengurira w'impanze kurema iziba bitanye inka ikanuka ngo bimere nk'igenda mu ngabo z'umuhore nawe irora guhumbya ingohe ingongo nabuze aho yajuba ikaba imfura y'ikinani ntimuha n'ikirego yaje guhashya ibinyamahanga isanga izamutara zimuhimba ntiyagera uri mihigo imiheta irahabetera imuhumura abona abahungiwe n'igikaka igikuba kibacitsemo nimureke mwumva iyo nkubiye muri ntanzi harije imbaraga n'umugambi rw'izi murambi n'amarere y'ingana zigera n'imbizi ikwiye mu mirongo umwami yizihiye inyaruhuga uteretse imbere ngari udategeka n'impunzi impeta zumva umugambo rwa mugabo y'impunga inyamibwa y'impunga nyaherukaza mpundaza n'imfizi ya mpabuka bacuranga mu mpeta ntishyikirwa n'impama niherukaragamira inama ariza batinya n'umutwe w'umuhozi inkotanyi arusha abandi ubwo ziteraniye i kigali kigeli yazitumiye zamumuje kinyinya zigeze ku kimihurura abarorere z'ibuhoro babona impenda nyamirambo impinga y'inyabigenge irangizwa n'urugamba rw'amakombe y'iruguru amasaka zigitunguka zibititi mu rubuga umwibireza aratuza iratunguka rugomwa nyirazo urugori ruyigera mwira ibonye baje kwambika impeta isisimeza sinatangwa mu mihani mu nkubitiro w'isuku dore ko baswa baza kubona isonga ije mu mutwe n'inyamibwa y'uruguru igaragara mu nzi z'inzobe ivanga n'inkesha nayo izanye inkoberete sinatanga mu muheto ati sinatanga mu nkubitiro w'isuku maze muze kubona rwiro maze muze kubona rw'imihabwa impundu mu rwambare zibaza kwegera imigereka zambika rudakubana itaha mu ruhemere rw'amareza y'umuhondo umwami uhatse rubanda reba ugatabirwa n'ibirori areba urugara rw'imbuga ituriye mu mbere ibiri nayo igatera imbabazi kurya yaregoye imbere isumba amareza y'imbuga y'izimura Ngobakirani wacu yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we gahanari kurara yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we ntazaraharaye yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we zaciye ibikumba yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we n'ibajyaniro byazo yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we zaciye agacunda yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we umucenye yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we ukagugura inkwavu yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we zirakubita ibizungu yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we mu bizima byakunyu yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we zaraye inyawera yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we mwiyaze z'amahembe yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we ziracanirwa nkota yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we nta misozi ntazi yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we niyo ntazi ndayumva yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we nyarubuga risanda mpanda yewe rwema we amumeri nka yewe rwema mama we kiruri n'agasasa yewe rwema we amumeri nka yewe rwema mama we nyakiru wa mama yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we nzasara rutaje yewe rwema we amumeri nka yewe rwema awe we mwakiri wa mama yewe rwema we amumeri nka yewe rwema we awe n'uruhu
Abumeri nka yewe mawe ndarara yewe mawe Abumeri nka yewe mawe nta misozi ntazi yewe mawe Abumeri nka yewe mawe ntazi ndayumva yewe mawe Abumeri nka yewe abumeri nka Nobari bayi wacu yewe mawe abumeri nka yewe mawe nayo zaba yashotse yewe mawe abumeri nka yewe mawe hari mupfu na nembu yewe mawe abumeri nka yewe mawe kibangu na naresi yewe mawe abumeri nka yewe mawe zaba hashotse yewe mawe abumeri nka yewe mawe bidakunyuririya yewe mawe abumeri nka yewe mawe murakagira imana yewe mawe abumeri nka yewe birakagwira kera ngo hari umuntu wagabanye arangije ashimira wari umaze kumugabira atungaruriye umuhana w'abana utsindiye umuhari w'abanzi ati n'umuhanga uzazira muzawundira ati remo ritagenda umuroro mu mumurara ujye nyura ruganamurara ati nzaguhangura n'umuhanga wangarukiye joye wanze ko mpinda umushitsi joje ijuzu zingaba mu biganza ati kandi iyo nagabanye iyo wangabiye ati nzayiragira agahiriza ntera umuhimbi muhira hazahora impaya mubiri uhawe uzitagutonda mutega n'ubuturege nakugira ijana erega ndatunze Kagame yazigurije imihanda nuko aragahora nawe agaba arakagira imana wizihira mfukira uhumuriza mfuru warumuriye icyo yaruhereye uhanzwe no kuruhanga buriya rero bamuvugaho umva yamutaka agahera ku birenge akageza ku mutwe kugira ngo n'abasizi benshi yemwe uriya ni umubyeyi yageze mu gihugu cyari cyacuze umwijima kugira ngo u Rwanda rwe rusigaye rungana n'intete y'ururo ariko ubu ngubu u Rwanda rwose rwarongeye ruranda rusubira n'izina ryabo ni ukuri uriya rero nyakugira imana nyakurama yagaruye inka mu gihugu inka zari zashize abenshi baravuga ngo ese ngo hari inka zongera bagaruka mu Rwanda ariko yagaruye inka agarura abantu turagushimira rwose anatanga umuriro ni ukuri mu gihugu cyose ubu aho ugeze hose turagukunda turi kumwe mubyeyi hari umusazi w'ikibeho yasaze muri 88 yasaraga rero saa 6:45 akajya mu isoko akavuga akaririmbira hanyuma bamubaza batese ati hari inka z'ibibamba ati zigiye ati zimanutse zije mu gihugu cyose ati umunyarwanda wese zizamugeraho nuko yagize ibyago agafata zibonye ariko yarabihanuye burya bagakwiye arasara akagakwiye cyane Gaspar nawe rero wadusoreza Urwiririza TV abakunzi b'Urwiririza TV sinshidikanya yuko iyi TV ikundwa n'abantu cyane cyane ko inyuraho ibiganiro byiza inyuraho ibiganiro abantu bakunda umuco baba bafitiye inyota abo bantu bose rero umuntu wese ukunda Urwiririza TV ndamuramukije hanyuma tujye dukomeza twishime iki gitaramo nk'ibi ngibi ndetse n'ibindi biganiro bijya binyuraho byiza cyane bishobora kuba n'imfashanyigisho mu rubyiruko mu mashuri mu matorero bijya binyuraho ni umusanzu mwiza cyane muha igihugu muha abana b'u Rwanda mboneyeho n'akanya ndetse ko kubashimira abayobozi ba Urwiririza TV kuko nanjye ndi umunyeshuri wanyu kuko iyo nagize amahirwe yo kwitegereza no gutega amatwi Urwiririza TV
nkuramo byinshi ntarinzi, nkuramo byinshi numvise amahushuka, nkuramo byinshi nanjye nabwira abandi kandi bifitiye akamaro abantu batari bakeya, kugira ngo dukomeze dusigasire umuco wacu. Kandi gusigasira umuco wacu, kimwe muri byo ni ukumenya amakuru amwe aba akenewe, amakuru abanzi b'igihugu cyacu by'umwihariko muri rusange ba Afurika, abakoroni buriya kugira ngo bagere ku ntego zabo hari byinshi baduhishe byacu, kubera ko babonaga yuko guhora tubibona byadutera ishema, bityo bikabangamira ibyifuzo byabo. Rero icyo nshimira Rwiriza TV ni uko bimwe muri byo cyane cyane nk'amakuru ajyanye n'amateka y'u Rwanda, ni uko mwabicukumbuye mukabigaragaza tukabibona. Hari ibyo twajyaga twumva amahushuka, hari ibyo tutari tuzi ko bibaho, ntashidikanya, ndetse nkaba ntashidikanya yuko n'ibindi byiza biri imbere bizakomeza mu bitugezeho, bityo twongere tugire icyo turema ku gihugu cyacu, ingobyi duhetse, igihugu cyacu dukunda, ku buryo ntashidikanya umusanzu wanyu ni indashyikirwa. Murakoze. Inshuti rero bakunzi b'Urwiririza TV, bagira ngo mbabwire ko n'abatahira babigize umwuga. Uzakurikira iyi nkuru y'Urwiririza TV ukabashima, ubonaho nimero ya telefone yacu, tuzashyiraho n'izabo. Ni ukuvuga watwandikira wifuza igitaramo nk'iki, wifuza gutaramana n'abataramyi b'abahanga nk'aba. Nawe nagira ngo nkubwire ko wajya aho ngaho hasi ukandikaho uti nkeneye aba bataramyi, cyangwa se nubwo wakwifuza uti nkeneye Hingabugabo cyangwa se nkeneye abarambye, wazatwandikira hanyuma tukaguhuza nabo. Ni abataramyi babigize umwuga. Kandi Hingabugabo, nubwo uri umwarimu, ariko ubuhanzi, amazina y'inka ni umwuga mwiza ukunda kandi ugufitiye akamaro, cyane cyane ko ibyo nigisha nayo yewe. Ubwo ndagira ngo batazakubona babone ko ari umuntu abatahira hari abari barabyise imvugo itari bagira ngo mbabwire ko ari abantu babikunda kandi bibafitiye akamaro. Uwifuza iki gitaramo rero wazababwira, wazajya ku Rwiririza TV ukatwandikira uti ndashaka abarambye, ndashaka Hingabugabo, cyangwa se ndashaka Hingabugabo n'abarambye, hanyuma tukaguhuza nabo. turahari. Umuntu wese uzanyura muri izo nzira, yego, uzamubwire yuko duhari kandi twiteguye cyane, twiteguye kumutaramira mu birori runaka azaba afite, haba mu bukwe, haba n'igitaramo. Ashobora no kutwifuza mu gitaramo, yego, mu ruganiriro iwe. Yego, naho murahari. turahari. Icya mbere ni ukutumenyesha akazi. Murakoze cyane. Buriya igitaramo hari umusizi n'imvugo nigeze kumva, ariko byanze bikunze n'iy'abasizi. Ndavuga ngo umuco ni akagozi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika. U Rwanda rwacu rero ntirugacike duhari. Murakoze cyane. Kandi ku Rwiririza TV imvura igwa n'isubira.
amarembo aruguruye